ni kuwa gatanu rero mama bizi ko wa gatanu w'ingaragu ziba zimeze neza cyane ingaragu zose zirahari no ntege abahari harya ingaragu y'umukobwa yitwa iba yitwa ingaragu y'umukobwa yitwa iki Dawusa araza kutubwira uko yitwa meze neza ariko oya alhamdulillah sabato nziza umunsi w'umunezero sabato nziza maranata umwami Yesu naze maranata aha sabato nziza ku badivantiste b'umunsi wa karindwa muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo mukunda mukanakurikira BNB ingaragu zaje rwose ibyo nguko ariko mwigeze ari umuntu muri mwese wari warya amafaranga ya wantege ngo yari ngubu bari rusororo ndi ngo yagiye nuza yagiye Indera sigara umudogiteri Indera kugira ngo arigure cyangwa kugurira ikintu bana bisaba kuvuga biragoye cyane Dawusi twasabye umunsi ko nta muntu wifubika wanegeze kagaruza ashaka kwivuguruza ndamubona yivuguruje cyane biragoye kuri iyo ngingo kuva waza ari ikintu kizo nkigera aha ngaha ariko arimo aranyakira yewe na radio amaye ngo yakira abantu bashyaka nge nawe njya mbeshya nkigera aha siriya keke bwana radio iya ni bish ya radio nayo ku giti cye oya kibundi ko yagushutse ariko niba ari nge turi inshuti kubarusha nkaba ntabo wamya mutangira wowe bahano bose se kare we muri inshuti ari uyu ari Tasha ari Maeva oya burya yaratangatanze oya burya umukuru ari yizi ubundi yabanje kugotagota kwa Alice nyuma y'iminsi 28 yarabonye inkuru muri ariko turagusabye gushaka ko iki kiganiro kiryoha kuramo oya ntabwo bikunda ariko ngiye nigeze nkubwira ngo uzambaye byeza Arsenal oya twebwe turashaka kugaragaza turebe ntabwo bikunda umuntu ziba zimeze zite oya yavuze ati turashaka kurwadi hano akanya nta kibazo nyine ntajye mubanze mu ngurire ngane namwe oya ntacyo urashaka iki ariko kuremo ndashaka iki ndashaka inkoko y'umweru ariko turi kudoda turekuramo costume cyangwa ushaka urushishi ruhaka bari guzana ko mwana ibyo wa mupfumu ngo watumye ikipe ngo gutsinda ngo nibajya gushaka ngo igikeri cy'umweru uzi imvura iguye mu kanya hano Kibagabaga nafite ubwoba ko munsana nyabugo muri kugwa dukorera hanze neza yabiri kugwa ariko imbe iraha arya amafande gira inama Dawusi bize gute nazo mvuze ibitaro yamusabye kujyaho oya Aristo wigeze kundera ngo atanze ikibazo nk'iki cyo kurya aravuga ati kireka mfashe ikimaso bakakibaga bakikubagira bakikwambika nubwo bakongera ibiro reka twakire umuyobozi naho kukirya bwo ntibikunda reka twakire umuyobozi tumeze neza meze neza nase komera bwana muyobozi urakoze cyane kungira icyizere ariko uracyifitiye wapi cyo kuba umuyobozi wa parike ibindi ndabyifitiye ntacyo kwigirira kuko twebwe twifuza ko utuyobora ntabwo watuyobora neza kandi ari ukubaroha neza ubwo nawe ariko ko yabikubwiye kare kuki uba ushaka kumukoresha amakosa ntaho nayoboye banzwe kuri CV y'umuntu ngo waraguriwe ariko wowe ngo barakuguriye byari inyishyu nabyo byari aranyishyuza n'ubundi umeze neza nawe meze neza kabisa nizere ko nawe umeze neza n'icyungutse kuri iki cyumweru cyose icyumweru ko ntacyo naguse nungutse iki mu buryo bw'ubukungu mu buryo bw'ibitekerezo ubumenyi ibintu nk'ibyo ubumenyi bwo ntabwo ko ntabwo nkiga ubukungu bwo bwaragabanyutse urumva nta kintu na kimwe nungutse cyakoze imyaka yo yariyongera urumva hagiye yongeraho iminsi ariko wenda urebye n'ibyo ngibyo nta kintu cyongereyeho byaragabanutse ntacyo kabisa ko uwa gatanu tuva hano twagusabye kugira support ujya utanga ku babyeyi bawe byumve koko nabyo bizamuwe ntange support mu buryo bw'amafaranga oya erega Edi twe ntabwo twakubwiye ngo ujye ufata umushahara wawe uwujyanira ababyeyi hano nkagira nk'icyo maha
hano Edizo ngewe ndamutangira ubuhamya ejo nabonye agira gucyajya mu mujyi agura telefone y'ibihumbi 150 ayikubita mukecuru aramubwira ati nawe jya telefone i Kigali urujye kuri TikTok urebe hirya no hino uko byifashe neza ubwo nimba ari none se wowe kuba i Kigali ababyeyi babe Kibironko telefone nanjye ubwo yanyigura byakomeye bayitanze banze n'ikintu kimwe ubwo se imyenda nuko nguko nge njya kwikoramo kare ahubwo bakayinguriye nuko nabuze aho mpera nyibasaba ntabwo ibyo biri kure icyo gukoteza cyo koze nakora byeka bamwe ngo noze nk'ibyombo kandi ntabwo babimbwira urumva rero nta kindi kintu kabisa ntacyo akujijisha numara kwenda dutashye ngo uce muri supermarché niba hano umugati utare nk'imigati nk'ibivuga ese kari we bucure abukiriye uziko ntose nabakuru baba oya ntabwo ndi bucura ndi hagati ariko uri muri rimi penshi iyo tuvuze ngo tugira sitefata ikintu uzacunga n'injyo bakagifata agipfurira ku buryango wa supermarché rego urugendo aba rurerure ngo nagera mu rugo nakimaze gusa mba nabashyira umugati nagera mu rugo nawumaze reka da ugenda kuri moto ushunaho oya Edi rwose hariya ni Kimironko hagana he no mu Bibare bavuge uko yako ni mu kagari ka Bibare chaho geraho hariya wamaze oya Edi twebwe numeze nka Nasiru urya mpaka mu gitondo jibuze ngewe nkibana cyo mbashaka urumva icyo mbashaka Edi ko yakora nuko ugenda akavuga ati byibuze urareba ko hashize nk'amezi 2 mu rugo reka mbatungure akazenguruka mu rugo akavuga ati agafuka k'umuceri kageze hasi hasigayemo ariko narabwiye hari n'abandi utabasaziye njye urumva ari njye kibazo hari abandi baba bareba nyine barangira batarabikora hari abandi izo nshingano uri kuvuga bataranabitekereza cyakoze nimbona batangiye kundeba ikijisho bashaka ko ngenda zanisha yenda ngura akantu ndebe ko bakwishima ariko icyo genda cyafite nk'imyaka 10 ndamahoro ngende safe urumva ntabwo rero ndatangira kubitekereza ibyo bintu byo gutanga gukoteza mu rugo birakomeye urashaka kunyurana ukabura ibisorori byiza ukavuga ati reka mbiguriye mukecuru ako none ngiye kubaka urugo no ubundi wenda nzavu wajya muravuka uri umuti wamenye direka ngo bwize ukuri none se kanze nkubazo kibi wanyu warakotezaga oya sina nyira wagira gutunugura reka tureke kubyita gukoteza cyane pe ngiye kuko nabonye akazi nkiba mu rugo urumva ariko nkavuga ni ntabwo umuntu iyo umuntu yamaze kubona akazi ubabaye mukuru urumva ngiye kibazo hari benshi bamaze kuba umuntu mukuru hari igihe ureba ikintu mu rugo bakeneye kandi si ngombwa ngo ababyeyi ikintu cyose bajye bakigura nawe ukavuga uti reka ngire gute nipange icyo nagura cyaba ari cyanjye gusa ndi bukoresha ariko impamvu nuko hari abantu benshi banduta bafite ako kazi nabo nabo ntibarabikora kandi nibo ndebereraho ubwo urumva naba nangiye kwerekana ndi imfura se ndi uwa kabiri se ibibaho abatangiye gusuzuguza abanyafurika wamugiriye inama ukuntu wafashe umwanzuro wo kuva mu rugo tukumva icyo abivugaho njye umwanzuro wo kuva mu rugo byagenze gute ngewe nuko bambuzaga kurenza 2:00 z'ijoro bisaba ko ababyeyi nka ba Edi bamubwira bati 1:00 kandi ngenda ndemera no gukesha pako ndi mu kazi pako ndi no mu kazi pako ndi mu kazi kabisa ngewe urumva itegeko ryari nese hano hari akazi tugira gakesha egora mu gikombe cy'isisi cyararangiye akikiri ariko urumva iyo buri yuvuye mu kazi ukajya gusangira n'abantu barabe ukitwa ko ukiri mu kazi kibera muri Amerika kubabyeyi ukiri mu kazi cyangwa iyo uvuye mu kazi ujya no mu kandi ariko geti bamwe ibishuko nta nama nasirangira kuyijyamo bamwe ibishuko byinshi urabona yamukozeho ubona buri iki oya nta cyabura ahubwo hari izindi ngeso bituma nk'izihe iyo bari mugaragaraho ntiyatera ikubwira iyo ubona imugaragaraho ni iyo kugira abashyitsi benshi gusurwa cyane kandi burangiye nk'ungu ntabwo wansura si umugisha se abashyitsi umugisha hari abashyitsi hari abashyitsi nk'umuvumo ubu tuvuge ko Deusi na Edizo ni ibirata twebwe iwacu hari kure ariko twebwe iwacu ni kure gukora no gutahayo ubu nayo gukoraho ntayikira mu ruzi
wowe wabuze nta kugira grand frere wawe ufite hano Kimironko se nawe mu Bugesera uza no kujya nayo Bugesera ako dewe twe ntabwo tuba muri geto turacumbitse turacumbitse muri geto turacumbitse izo namwumva ko ntabwo yava hano ngo atahe ku Mugina ni kure pe ariko nawe ntabwo yabura abafamiliye isarawuzi aho muri akubita hano hasi nta mufamiliye mufite i Kigali n'umwe niwe saruzi na siraruzi kandi ikindi reka ndabizi buriya hari gahunda mufitanye nyuma y'ikiganiro niyo mpamvu adashaka kubivuga buriya ikibazo akuzi kuva iwanyu ufite imyaka 25 urumva umaze imyaka 10 i Kigali naje mfite 25 ukagenda banga mu ncumbikire ukanga kuwava ukajya umwana agahedi ko ntabwo nakobera contribution rero byashoboka umuvandimwe witwa Kizivana noneho arabyangije byose ngo Nasri ni hot spot nukwikorera gita reka twigendere rero mbahaye ikaze ariko sindi njyenyine kuko bibaye kugikora njyenyine byahinduka indirimbo byaba bibaye indirimbo byaza kuba ari ibitero kandi nayo sinarenza iminota nkabije naririmbye ntiyarenga ubundi numva nifitemo 2 n'igice ubu ni kamase 4 none ibaza abantu tugiye kubana kugera ku isaha 4 rero uko byaba bimeze Edison umeze neza ndashima Imana bene urumva gasinzozi zari no kuba umuhanzi n'umundi ndiwe ashaka n'ubuhanzi itike yawe yaba arangaye mu gitaramo uramutse ukoresheje konseri yewe naririmbira ubuntu cyaka birahwanye pe ariko nabwo sinzi ko abantu wabona ngasaba baje mu gitaramo kwizanira sonorisation gushaka igitaramo kizabera ni mu isoko wiririmbira umuntu isoko ryo ni iryawe iminota 2 yazana umuntu wowe n'isoko rigira nyiraryo uri kamata iminota 2 ku ndirimbo ushaka ufite nk'indirimbo 20 zibiri kuko njye ndamutse ndi umuhanzi nakora igitaramo kitagira umuyemusi ngaho niyo mpamvu nta rimwe irasohoka mbaye umuhanzi nakora igitaramo kitagira umuyemusi urwego rwo kugura abanyakosti nkinjira kuri stage nitumiriye isaha gusa mfa kuba nayibabwiye navuga igitaramo cyatangira saa 2 ngakora uburyo bwose saa 2 mba ngeze kuri stage nta muntu mpamagaye nizanye ubundi ngatangira nkaririmba igihe indirimbo zanjye zishiriye nkabasezera ngataha kandi nta wundi muntu navangamo ni wa peke cyane niyo mpamvu nta nimwe irasohoka ariko nawe barakumviye ku bino bintu bisaba kuba ufite ukuntu ukora n'abandi basani bagenzi bawe bya hafi ntabyo gukorana ni ukwimenya cyane nakwimenya hano wa postingira se indirimbo yayisohoye umurasi nzimenya kuko sindiwe byari uzagorane pe umeze neza ndashima Imana muri rusange nta kibazo ubuzima buragenda neza akira na Edi umeze neza emeze bite Edison naye ndashima Imana nda amahoro kabisa nakwakiriye nakomeze kuki ubwenge nyakireze Edi umeze neza meze neza kabisa nawe nanjye meze neza ari inkuru nahoze nsoma kare ivuga ko umwaka ushize akarere ka Huye kinjije miliyoni 800 ku munsi wo gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri bararangije muri kaminuza umwaka ushize ibirori byo gutanga impamyabumenyi y'abanyeshuri barangije muri kaminuza i Huye akarere ka Huye kayobowe n'uwo bita Sebutege Ange kakiriye miliyoni 800 nawe kuwa gatanu uzajyayo n'ubu ngubu kazakira menshi nka 200 yamanukanye reka nawe kuwa kane ndamanuka kabisa kutatweretse email ya kaminuza y'u Rwanda ikwemerera kugraduate ko yamenye ko atari bibeshye se urayifite ntabwo mfite email ahubwo mfite hari kugira ngo winjire urumva ko hari kwinjira muri graduation agomba ko ufite invitation nuvuga ngo hari akantu kameze nimba nakita nka document yerekana kuzitabira ibirori bya graduation ubwo tubira bufite tayari ncabana uzajyana abantu bangahe nzaba ndi imbere nshaka kunahembwa arumva shaka no gutungurana uzajyana abantu bangahe ababyeyi nabo tuvukana umukunzi se ntawe ubaho
uretse ko kuri urangije graduation kaminuza nta kibatsi cy'urukundo kirakugurumanamo bifatanyije byari kubibaza byari ubundi abantu benshi niho berekanira abantu babo muri yariya se muri graduation ya kaminuza niyo barangiza bashobora urangije nka bachelor akenshi masters akenshi baba barayimaze Ashaka gufata bari umurongo kera, w'ubuzima barashatse cyangwa batazashaka ashaka kuba ari kera ariko abakobwa birashoboka uko abandi mbona basoza bakennye bashonje bakomerewe oh yes biba bikomeye mu rugo se niho sonzora ubundi bachelor umuntu aragenda yerekana umuntu we masters ujya kugerayo waramenye niba umuhamagaro wari ugushaka cyangwa gushakwa cyangwa utazabikora yego waramaze kumenya ibyo bimeze ku myaka ya masters abenshi bayigira umuntu amaze gukura bihagije cyane ayo masters ariko ubu ngubu umuntu asigaye asoza kaminuza utaramenya niba uzanashaka cyangwa abakiri kare ibintu biba bikomeye Fuad umeze neza nanjye ndaho ndashima Imana wamwumvishe disi namwumvishe ariko ubwo afite iriya invitation sawa urabyizeye se uba atari mu biryogo nta kibazo kuko abahungu nsigaye mbatinya ariko icyizere si cyinshi icyizere ntabwo kirimo none se icyo mbaza ni kimwe nari ndimo ndebera nyine kuri iyo mibare miliyoni 800 uko byasa kose ni amafaranga menshi menshi cyane ku munsi umwe yinjiye i Huye haburagaho desa ngo abantu bagenda kare bakamara igihe kubera ko rana uyu manutse ku wa gatanu biri nyirizina mu gitondo aba hari akavuyo kenshi ntambo cyaje nyinshi cyane yego bakamara y'iminsi rero bitewe n'umuntu kuyifita arabagenda basari nabagiye umunsi wa gatatu biri ku wa gatanu wowe uzagenda ryari ejo ejo kuwa kane uzagenda ejo ndareyo akorabwo nimugoroba numva ko nawe uzasiga uko wabishaka kose niba uri uzamanuka na famiye wenda n'abantu nka 5 ntabwo tuzajyana bo bazaza kuwa gatanu ntabwo twajyana yagomba kujyana ntabwo bajyana biragoye ntabwo bajyana muri za miliyoni 800 tubona ko wenda nk'uyu mwaka zaba nka miliyari ifunze wewe wenyine 40 maze kuyabara 40 nyine ibihumbi 40 ku munsi w'ejo ugenda umanuka ujyeyo byasha aho uzaryama se byose birimo yanariya nanyoye Huye arenga 7 se ari umunsi yarayibagiwe henda wa muntu arenga 7 Huye yarayibagiwe ukayo ryari gicumbi kuryama ariko uzi ko wera hano honyine ipura y'ibiryo iri ubunyobwa igura 3 erega nose zaba bafashwe nuvuga ngo ahaciriritse abambere bagiye kare ubu bagiye kuhafata angaho ubwo kuvuga byose hamwe oya ndavuga nko kuryama ibyo biza nka 20 yego nyagaza ariko benzi ko Huye uzi ko yitiranya ntago nzajya mu cyaro zajya hafi ya erega Huye tuzi Huye ni hano wambere ugenda ukarura igitoki n'ubunyobwa wagucumba 3 kandi nabonye Huye wasaba vuga kandi tuvuga ngo huvuka zibaye beka 3 ni 3 cyangwa nyine mu bunyobwa Huye ni inoti isahane y'ikireho urashyira umwumbati n'ideki nanjye urashyira umwumbati n'iteki wibeshye nagiye kuri maja narivuka navuga nizivuka naga arizo zivi Burundi cyangwa zikavuka ihuye bavuga ngo n'abavuka ibeshye ikireho bitaye 300 ngibyo rero Huye mwari murayitiranya impamvu rero bigarutseho nuko benshi tukibayo yaragari sinzi niba karakabari kakibayo kitwaga Oderise ibaze ko ni muri 2008 ibiryo byaguraga 2500 icyo gihe 2005 za 2008 ubu ni 25 ngaho nayibaza uyu munsi none ayo bigura nimbaza Oderise zikibayo na za ntuza Oderise iracyahaba muri cya gikari yabagamo yego hariyo gutya ku ntuze sifite hose na koza burya yo waryaga makeya waramanukaga epfo ko bita kwa Gicumbi niho wajyaga yageza kurya makeya ko habaga na ya ntuza yaribwaga cyane bana umuvandimwe natahiye ubukwe nawe niho yize cyane bituma ujya kwakora n'ubukwe akora kuri ABA Karagiste ukora amakuru muri Pota noneho mpagaze ahariya hafi ya hano bava hano hose turahaza hariya utare yose ni y'abanyeshuri oya ari hafi y'urusengero rw'abadive hari urusengero rw'abadive ruri hafi gutya n'ahantu ba n'itumba umusaza udoda inkweto arambwira ati bari abagabo mukorana badodeye inkweto giye abwira abazi avugaga abagira ishyasi agiye cyageza dodesha urukweto ntabwo ngiye birigize uvuga abagira icyo tuze kugura yavuze baravuze sabagabo wese nibagira ishyasi yavuze abagabo rukasa umukuye
ahise mbwira imina ndetse nawe rero ahise mbwira imina wajya gushaka gucomekesha umuntu yaravuga ati inkweto zabo zose iryo zidoze urwa david yararudoze ariko mwakaje uwo david yaraserebetse n'urukweto rwacitse ariko sha bari abasirimu ra nabwo ziracyazidoda ati yego ati nawe nguru uhenganye nahita nduguru hoye bira wiri mu migihenda wiri mu migihenzi ubwo rero kuri abo bose bazaba bafite graduation ku munsi wo kwa gatanu kaminuza y'u Rwanda ifite ngira ngo abarenga 38 Deusi muri Ajidia Pepper Group cyane bagukorera pampa nziza cyane za baby steps ariko ubundi twa twavuze ko ababyeyi be bazanye reka karayisa biti cyane rwose izi ni pampa icyambere nimvuga ngo ntizabura umwana amayasha mwese ntago murumenye ibyo ari byo ndabeshya abasore umwana amayasha yego izi tubwira Edizo ufite umwana ku mugina izi wajya uba proud mucire ifoto ye mushireho wari umwana ngenda mwembe ntizabura umwana amayasha umwana uramwembe umupfuka izaramu umwana rega mwana Edizo ndamuzi afite umwana ku mugina reka da arega imfubyi nkururira intoya kurudini Iyo ntabyo uzi. ibintu birakomeye ubwo igeze rero karese nabarubizi ashwi nta makuru imfubyi nkururira barumuna babo uwo ni umugana ari wera ari umugani niyo ni reality ahubwo uri leta reality niko bigenda nawe wakubise ubanga izi tumwemerera ku myaka yawe Damiri yabare Philipode ariko nibyo byiza mu mazina yawe wongeremo azashyingira ku myaka 50 azaba yicaye mu gisharagati ikibazo nuko yaciye mu idirishya neza yaca muri gate cyo kwidirishya z'umwana aciye mu ikibazo nuko yaciye mu idirishya wa ntacyo bitwaye idirishya se bivuze ntacyo bitwaye cyatanguriye kuri Thierry yari girlfriend gushaka umuhungu wa Edizo akuze kuko nibyo ariko waretse Reka. nkamushyiraho umwana wese ubwo afite imyaka ariko nawe kemera ibihuha komeza twibwirire narinjyeme nibyo ariko nibyo Twibwirire. urumva je nakubwira reka bazana ifoto na Siri uvuga abashaka ifoto so icyo navugaga izina ryabaye Kimomo yerezemo kuko akagakobwa kayizo ndabona ari sawa ni umuhungu ni agahungu ishyiraho ifoto ababyeyi baze ababyeyi yitange bayishyireho oya umwana ntabwo byemewe oya njye si n'uwase wanjye se yitangire ntabwo biba ako byemewe karakana ahantu ibyo ibonera reba no masosi nibyo barasa guconga bose ni ikibazo barasa ari pe hirati oya barasa pe no gushaka no Cha DNA barasa test pe. needed hano no no DNA test needed pe ariko nk'iyo foto bakayikora ababyeyi batagufungishije imana irarura twibwirire rata kuri hari brand yafatisha yitwa Cotex